abakurwanya hari igihe ubazabona imana yawe bajye bavuga bati dore mu Isirayeli hari imana, afite imana irahari, imana irakora, imana irahambaye, imana iracyacizira, imana iracyahindura amateka, imana iracyababarira ibyaha, imana iracyatanga urubyaro, imana iracyatanga akazi, imana Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. twongeye kubasuhuza bene data dufatanije umuhamagaro no gucungurwa bya Yesu. Imana ibaho umugisha. Amazina ni Nyiramukiza Betty nkuko tumenyeranye mu murimo w'Imana kwa ADEPR Remera muri Service International, niho nkorera umurimo w'Imana. Iyi channel rero yabayeho ivuga ubutumwa, ibwiriza abantu ubutumwa bwiza, kandi yatangiye mu gihe cya COVID aho abantu bari muri guma mu rugo badashobora kujya mu nsengero. Mwuka aduha irihishurirwa kugira ngo abantu babashe kumva ubutumwa bwiza. Dukomerezaho rero kuko tubizi neza ku isi ahantu irimo igera abantu nta mwanya bafite wo kujya mu nsengero, ariko twebwe twiyemeje kubafasha dushingiye kuri rivuga butumwa riri online. Imana ibaho umugisha mwebwe muri kundi. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu Bami ba kabiri. Ijambo riri mu Bami ba kabiri ibice byaho 6. Turasoma umurongo waho wa 16. Haranditse ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta ari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze uhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka yerako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi iyi si yo mudugudu, nimumurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka zihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri Samariya hagati. Umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data mbatsindaha? Aramusubiza ati wibatsindaha. Mbese abo waneshejeje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi babibashira imbere, barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko abatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisirayeli. Amen. Ndashaka tuganira ijambo ry'Imana hano rivuga ngo witinya kuko hari ingabo zikugose. Witinya. Uyu ni umugaragu w'Imana Elisa. Elisa mu mateka ye murazi ko yabanye na Eliya, ariko uburyo bakoranagamo umurimo w'Imana, hari igihe Eliya yamubwiraga ati ndakwinginze sigara hano. Elisa akamubwira ati murayije Uwiteka uhoraho sinsigara hano, turajyana. Akamubwira ati ngiye i Beteli sigara hano. Undi akamubwira ati ntabwo nsigara turajyana. Ibi bishatse kugaragaza ko yaramukundaga, yari yaramwomyeho, yari yarahishuriwe umwuka w'Imana uri kuri we, bituma atamureka. Uyu mugaragu w'Imana Elisa rero Bibiliya ivuga ko yakoze ibitangaza byinshi, ndetse ibitangaza Elisa yakoze ni bikeya kubyo Eliya yakoze, ni bike kubyo Elisa yakoze. Hari igihe abana b'abahanuzi ngo bamusakurizaga bakamubwira bati umukozi w'Imana agiye kugukurwaho, shobuja agiye kugukurwaho. Elisa akabwira ngo ndabizi ariko nimuceceke. Ibi bishatse kuvuga iki?
hari amajwi menshi ajya dusakuriza akatubwira ati urabizi neza ko ibigeragezo bigiye bizakwica, uzamubwira uti ndabizi ariko ceceka. Dukwiye gucecekesha amajwi mabi, amajwi atubwira ibibi, amajwi atwereka ko Imana yadutaye. Ujye uvuga uti ndabizi ariko nimuceceke. Baramubwira batagiye kugukurwaho, undi ati ndabizi ariko nimuceceke. Yarashatse kubabwira ngo nubwo yankurwaho umwami wanjye ntazamurwaho kandi nanjye nzamunambaho. Bwana sifuwe sana. Abana n'ibi bihe rero bakajya bamubwira bati urabizi yuko shobuja agiye kugukurwaho, ati ndabizi ariko nimuceceke. Uziko n'igihe wumva ijwi rikubwira urabizi neza ko runaka azakuroga ugapfa, ujye ubwira uti ndabizi ariko nimuceceke. Urabizi neza ko ugiye kwamburwa akazi, ujye ubwira uti ndabizi ariko nimuceceke, kuko nzi ko hari icyo Imana izakora. Elisa ahura n'ibi bitero, ahura n'ibi bimugerageza byinshi ariko ntiyacika intege. Reka mbabwire ngo intege iravuga ngo witinya kuko urugamba uri kurwana ruzarangira. Witinya kuko urugamba uri kurwana ruzarangira. Elisa ahura n'ibi ibihe biramuvuna, ibihe biramuremera, ibihe biramunaniza. Nubwo ibihe biri kukunaniza, umwami Yesu arahari kugira ngo akungane, arahari kugira ngo abigukureho, akureho ibihe bibi, aguhe ibihe byiza. Amen. Amena. Elisa hari aho yageze, ahangaha dusoma ngo umwami w'i Siriya arataka, amenya ko Elisa atuye ahantu bita Dotani. Arangije yohereza ingabo ngo zijye kumwica. Icyo yaragambiriye kwari kugira ngo atazongera kwerekwa cyangwa atazongera guhanura. Ariko Elisa umwami yakoreye, umwami yiringiye, umwami wiringiye niwe uzagufata ukuboko akubwire ngo witinya ndagutabaye. Wiringiye uhe mwami? Imana itugirire neza. Elisa rero ngo baza kumutera, ngo noneho umugaragu we witwa Gehazi ngo arasohoka gatoya, ngo agiye hanze ngo abona ingabo nyinshi ngo zije kumutera, ngo abona ni nyinshi, ngo kandi ngo akabona ngo zimwe ngo zije kwica sebuja nyine ari we Elisa. Ngo arangije ngo Gehazi agira ubwoba, mu by'ukuri hari ingabo zigutera ubwoba, agira ubwoba ngo asubira hanze, ngo arazitegereza, agira ubwoba asubira mu nzu, abwira shebuja Elisa ati turapfuye, hano hari ingabo zije kutwica kandi namenye neza ko ari wowe zishaka. Wenda yaramuburiye, aramubwira ati hishe izi ngabo zitakubona. Haleluya. Ariko ingabo zo mu ijuru zari zababonye mbere y'izabiza. Nuko ingabo rero amavuta ariyongere. Ingabo ngo ziramugerageza ku rwego ngo zashatse no kumwica, kandi birumvikana yari intumwa zari zatumwe. Ariko umugaragu w'Imana Elisa wiringiye umwami Yesu, Elisa washize ubuzima bwe muri we, arashinganye, nta cyamukura mu mbaraga z'Imana, nta bwoba afite, ntari gutinya ibihe, yiringiye yavuganye nawe. Ngo Elisa ngo arasenga, yusenga mwene data, arasenga, aravuga ati Uwiteka nakurikiye, Uwiteka niringiye, Uwiteka nagize ubuhungiro, izi ngabo z'Abasiriya nizihume mu izina rya Yesu. Ngo aravuga ngo nizihume, arasenga, arazihumisha, yizera ko Imana yabwiye yamwumvise. Akimara kuvuga ngo nizihume, ngo arasohoka gatoya ajya kureba niba zahuma. Ngo ageze hanze ngo arazitegereza, arababaza ati mujya guturuka mu Isiriya mwashakaga babatumye? Abararangije baramubwira ngo twashakaga Elisa. Zarangije guhuma kare, tukiganirira ijambo wizere ko ibiguhiga byarangije guhuma. Mwashakaga bati twashakaga Elisa. Bati muzatuye? Bati ntawe urabona twibeshe ntituzahanatuye. Nyine ntibazamenya aho utuye.
nibahume mu izina rya Yesu. Ingabo z'Abasiriya nizihume mu izina rya Yesu. Ingabo ziri kuguhiga nizihume mu izina rya Yesu. Ingabo ziri kugutesha agaciro nizihume mu izina rya Yesu. Ingabo z'abadayimoni ziri kunaniza ibyawe nizihume mu izina rya Yesu. Elisa arasenga. Icyo nkundira amasengesho atuma imigambi y'abadayimoni ihuma. Icyo nkundira amasengesho atuma ibintu byose byaguhigaga uyoberwa iyo binyuze. Icyo nkundira amasengesho aca inzira nko muri iki gikuta ukabona inzira ibonetsemo. Hari ibintu Imana ishaka kugukorera, hari ibintu Imana ishaka kurema. Amasengesho witinya ibiguteye ubwoba Imana yabihinduye ubusa. Imigambi ya Satani Imana yayiburijemo. Iyaba atari ubuntu bw'Imana ntabwo ukibasha kubuhagaze. Ariko Imana icyubahiro iyakurinze biriya byashize n'ibisigaye Imana izabikurinda. Tugiye gusengana isengesho rivuga ngo ingabo z'abadayimoni, ubu ntabwo ari iz'Abasiriya, ni iz'abadayimoni. Ingabo za Satani zahigaga umugisha wanjye, zahigaga urugo rwanjye, zahigaga abana banjye, nizihume mu izina rya Yesu. Kandi uhite wizera nka Elisa. Elisa amaze gusenga ngo yarasohotse yitemberera, aragenda aritegereza, abona ingabo zaje ariko tayari zamaze guhita. Arabaza ngo mujya guturuka mu Siriya mwashakaga? Ngo Elisa muzatuye teba turabizi nawe umuntu w'umugabo byakubaho, twibeshe nimero y'inzu. Abadayimoni bagumye bibeshe nimero y'inzu mu izina rya Yesu. Nibagume bibeshe, Uwiteka Imana ikuramburira ukuboko. Nuko arababaza ati none muzahatuye? Bati ntabwo tuhazi, watuyobora. Ati ngaho tuyobore rero. Abajya imbere arabirukankana. Bati kutwirukaza, ati nyengiye kubereka Elisa atuye. Kandi yari Elisa nyirizina. Ndashimira Imana yaguhishe mu byo wanyuzemo, n'ibindi izaguhisha. Vuga ngo amena. Pera Imana yanjye icyubahiro, uyishimire iby'imbaraga yakoze, uyishimire gukomera kwayo kwera. Ngo arangije kuvuga ko zahumye araziyobora. Ngo bageze i Samariya, ese yari umugabo mwiza. Ahita abwira abantu ati nimubatekere. Ntiyigeze abitura ibibi bamugiriye. Ngo arabatekere. Ngo barateka. Ngo Elisa aravuga ati ngo nimubagaburire. Ngo barabagaburira bararya. Baracyahumye. Ntibazi ko bageze i Samariya. Bazi ngo bari i Dotani. Hari igihe Satani Imana ibarangije gukubita imigambi ye, wakaba akibwira ngo aracyagushoboye. Ntabwo azagushobora mu izina rya Yesu. Iyagukijije za mpfu zimeze kuriya iracyahari. Mu Bakorinto haranditse ngo iyakurokoye urupfu rukomeye rutyo n'ubu iracyahari kugira ngo ikurokore. Humura, komera, iringira Imana. Iracyakora ibitangaza, iracyavuga bikaba, iracyategeka bigakomera, iracyahindura amateka. Ngo Elisa ngo abwira abantu ngo babagaburire, bararya. Bakimara kurya no kunywa ngo asubira inyuma gatoya, aragenda ajya mu cyumba arasenga. Aravuga ati Imana wankoreye igitangaza, barahuma, ndabazana mbagejeje hano i Samariya mu rugerero rw'abana b'Imana. Bahumura amaso noneho barebe, babone ko bageze i Samariya hagati. Ngo akimara gusenga barahumuka, ngo babona bari i Samariya hagati. N'ijambo ry'Imana risome. Ngo barangije uwaryaga batangiye kwihisha, wagiraga gutya aritsimba. Ariko icyo Imana yagambiriye iragisohoza ku mugaragu wayo Elisa. Icyo Imana yagambiriye izagisohoza ku buzima bwawe. Izagisohoza. Mvugira ngo izagisohoza. Imana ibaha umugisha. Icyo Imana yagambiriye izagikora. Nta n'umuntu uzayikoma mu nkokora. Ngo Elisa itasenga, aravuga ati Uwiteka arabababarira, arabasengera, barahumuka. Arangije avuga ati dore nzira, mugende mubwire Abasiriya ko mu Isirayeli hari Imana. Abakurwanya hari igihe ubazabona Imana yawe bajya bavuga bati dore mu Isirayeli hari Imana. Afite Imana irahari,
Imana irakora, Imana irahambaye, Imana iracyaca inzira, Imana iracyahindura amateka, Imana iracyababarira ibyaha, Imana iracyatanga urubyaro, Imana iracyatanga akazi, Imana iracyakiza. Reka kuyoba, reka kwigirira nabi, witinya, izera umwami Yesu. Uko yabigambiriye niko bizaba. Yari intego ikubwira ngo witinya. Ibigutera ubwoba ni byinshi, mu minsi y'imperuka bizaba ari byinshi. Indwara zo zagutera ubwoba, ibintu bya konka ukabona ntibisobanutse, ibintu wagerageza ukabona biranze, witinya. Niko umwami Imana avugana nawe. Ubu yanyujije muri Elisa, niyo mpamvu dusoma iyi Bibiliya. Ubu none haranyuza mu muja w'Imana witwa Beti, arakubwiye ngo witinya, ingabo zo mu ijuru zirakugose. Reka dusengane Imana, ijambo ntiriba rito, reka dusoreze ahangaha. Ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kutwigisha. Reka dusenge Imana, dusengere muri iri jambo, ariko mwibuke intego ko ivuga ngo witinya. Ibigutera ubwoba uzabishaka ubibure, witinya. Reka dusenge Imana, tubwire ibintu byari bituri birimo biturunguruka, hari ibintu bigiye biturunguruka, ukaba wibereye mu kazi ukabona ibintu birakurunguruka, biduhaguruke nibihume mu izina rya Yesu. Ibyari buzahaguruke mu kazi uzabona ejo cyangwa ejo bundi, nibihume mu izina rya Yesu. Tugiye guhumisha imigambi y'abadayimoni, tugiye guhumisha imigambi y'abakorera Satani. Hari n'igihe muba mwegeranye, nibihume mu izina rya Yesu. Mwanyemerera tugasenga. Imana ibahe umugisha. Mwami Imana yacu, iri ni ijambo, kandi ijambo ryawe ni ubuzima. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rikuraho, ijambo ryawe rigashyiraho. Duhumishije imigambi y'ibitugerageza, tubihumishije bitaratugeraho mu izina rya Yesu. Hari ubwo twabonye ibitugerageza dusenzura dutabara, n'ibindi tubikumiriye mu nzira mu izina rya Yesu. Aba bantu bumvise iri jambo bari bagize ubwoba, bari batinye, turabasengeye. Ijambo ribahaye ihumure, ijambo ry'Imana reka baryizere kandi bamenye neza ko ari Imana ikurikirana icyo yavuze ikagisohoza. Wafashe imigisha yose wari buduhe uyibumbira muri Yesu, uramuduha. Ubwo wamuduhaye rero n'ibindi byose turabifite mu izina rya Yesu. Baravuze ngo ufite uwo mwana afite ubuzima, afite ubugingo. Turagushimiye mwami. Dukubise hasi agasuzuguro k'umwijima, dukubise hasi agasuzuguro k'abadayimoni, dukubise hasi akagambane gaturuka kuri Shitani. Ijambo ryavuga ngo ibitugwa gitumo by'ibigeragezo tubikubise hasi. Ibi bigeragezo biva kuri Satani bitari bishuri ry'Imana turabyanze mu izina rya Yesu. Turasabye mwami ngo buri wese umuha amahoro, buri wese umuha ibyiringiro, buri wese umushigikire, kandi ushigikire icyo wavuganye n'ubwoko bwawe, ushigikire icyo wavuganye n'Abanyarwanda, icyo wavuganye n'isi. Waravuze ngo uzaduheka, imvi zizarinda ziburuyenzi ukiduhetse. Wongera uduheke mwami, wongera uheke abazumvira ijambo bari bacitse intege basubizwemo imbaraga, abari barwaye uburwayi bukomeye bw'amayoberane, uri Imana ikiza ubakize. Abarwaye imigongo, abarwaye za kanseri, abarwaye imitima, abarwaye amaguru, abahumanijwe mu izina rya Yesu, amadepresiyo mu izina rya Yesu, nibihume mu izina rya Yesu. Icyubahiro cy'Imana kigaragare. Urakoze kuzatwereka ineza yawe, tubisabye twizeye kuzakora ibirenze ibyo twe dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.